Ni Secret Lovers nk'ibisanzwe. Aka ni aka episode ka 4 tugiye gutangira. Izi ni incamake za episode ya 3 zatambutse. Aka ni agafilime kacu rwose kitwa Secret Lovers cyangwa ubyite abakundana rwihishwa cyangwa se abakundana mu ibanga, biterwa nuko uri kubisobanukirwa. Izi ni incamake zatambutse muri episode ya 3. Ubu kano tugiye gukurikirana ni episode ya 4. Gusa icyo mbibutsa, mukore subscribe kugira ngo n'utundi tu episode tuzajya dutambuka tujye tubagiriraho ku gihe. Ukore share kugira ngo n'abandi babashe kuryoherwa n'aka ga season. Ndabizi muzagakunda, kano ka season ni karekare ntabwo ari kagufiya. Mukarebe kabisa mugakunze kugira ngo ujye muhora muryoherwa n'utuntu mbagezaho. Secret Lovers episode ya 4 tugiye gutangira. Dutangire hano turabona wa mukobwa, reka tumwite wa mukobwa ufite ubumuga, wenda biratworohera. Tangire wa mukobwa ufite ubumuga ari hano, ndabona asa nk'umuntu uri gufura. Hano Fred ndetse na Josephine nabo bari kwiganirira. Turabona amazi hano ari kumeneka, bano bari mu kinwanwa, reka sinakubwira. Undi nawe ntazi ibyari byo, dore amazi ari kumeneka. Hano Josephine atari ku Fred, uzi ko amazi ari kumeneka wana? Fred arareba koko abona bari gusesagura. Ase buriya we ntabwo ari kubibona? Sha simbizi kabisa. Umva we, ye muko, yewe amaye, umva ntabwo urabona ko amazi ari kumeneka? Umukobwa reka ntabyumva, bayizi ko yifitiye ubumuga. Niko warebye urabona utari kwangiza? Maye munyihanganire kabisa. Arahindukira Fred, Josephine nawe ari aho ngaho arareba, araza nyine aratunganya ibyo atunganya. Undi ati Josephine, ariko uzi uko hari, uretse no kutavuga nta nubwo yumva. Nuko Josephine atari ko mana yanjye isi. Ndaraza aricara. Josephine atese bundi buriya yabashaga gukominikana n'abandi bantu gute? Mbona ari ikibazo. Tugaruke hano, dore baratwereka mu kagigi. Hano hari uri kuri telefone ati umeze ute mukwe wanjye? Meze neza mama. None se ko nashakaga kugusaba agafaveri, nta kuntu wazaza ukansura? Mva ndareba ukuntu nareba mu cyumweru gitanga zagusura. Sawa, nzishimira kukubona mwana. Sawa, bye. Hano tugaruke kuri Lena muramubona hano aba yarakaye rwose, ariko n'abano bari muri ambiyanse, ariko we ntabyishimire. Hano rero wa wundi ufite ubumuga twavuze nawe yibereye ahangaha, yibereye mu mirimo ye bisanzwe. Lena araza atangira gukubura, ariko ubona ko atabyitayeho, wagira ngo yafushye. Aba yafuhiye bosi we kuko yifitiye umufasha umukwiriye. Lena yaraje hano atangira gukoza umweyo hirya no hino, bigaragare ko nyine agira ngo abaderanje aza abatera akavumba. Atari ko wiwe warasaze, nta soni. Akubita umweyo imbere yabo arigendera, ati mujye mureka kunesha umutwe. Wa mukobwa ufite ubumuga nawe yaraje afata umweyo arakubura neza bisanzwe. Ubona ko we nta nda y'umujinya yifitiye, we ntabazi n'ikijya mbere, nta cyapfa nuko nyine bamuhereza imirimo akikorera, ntacyo bimubwiye. Abona baguma kwicara, bari mu rukundo, sinakubwira ntabwo baheruka gutongana. Ariko Jo, sha mama wawe yampamagaye ngo arashaka guhura nanjye. Ese ntabwo wabuze ikintu nshakira? Sha wapi kabisa, ntabwo nzi ikintu agushakira. Gusa nyine ibya byose wenda biriseriye nuko uzajyayo. Tugaruke kuri Lena yaraje. Aza hano ati boss, wigeze ubona ufata kuri ya mafaranga wambikije? None se uko uzi njye nyafata ntakubajije? None se boss, nimba ntayo wafashe ko ntayo nabonye, yaba yajyanywe nande? Gusa nayashatse ndayabura. Arayabura? Uri kuvuga iki? Uri kumbwira ko ibihumbi 50 nakuye mu mafi babyibye? Byaba byabyibwe nande? Ninde tubana muri ino nzu? Ako se boss, nimba nkubwiye ko yibwe,
urumva nyine yaba yibwe nande, ariko mwana uri kunkinisha 50,000 byose urambwira uti ninde waje akinjiramo hano agatwara amafaranga? Mbwira Rena. Ariko boss ko mbona uri kumbwira nkaho ari njye uba muri ino nzu njyenyine, ubu ni ukuvuga ko nta wundi muntu wabaza, wenda nka Josephine ukamubaza ukumva nimba nawe yajyanye? Huye wikomeza kunyinisha. Josephine ahuriye n'aya mafaranga ko atazi aho yari abitse, urumva yaba yayatwaye ayakuye? Ariko boss nanjye rero byanshanze, ntabwo nzi umuntu waba wibye n'amafaranga kuko nanjye ntayo nafashe. Gusa wibuke ko atari njyewe waje mu nzu uyu munsi, Josephine niwe waje bwa mbere. Ubwo rero wasanga nyine yayitije tu. Ndahindukira Josephine, uyu nawe ntazi ibya, ariko wamugani Josephine, hari ubwo wenda waba wabonye amafaranga yareri mu nzu ngo yitize? Josephine arituriza atari ku mwana, kubera iki mukomeza kumatiriza? Kubera iki buri gihe munshinze amakosa nkaho njye mubona? Njyewe uratekereza ko naba natwaye amafaranga nyajyana he? Nta bidi mfite, nta kintu mfite cyo kuyakoza, naba najyanye. Ceceka we kwigira umwamarayika se. Ubwo se urumva ko amafaranga wayajyana ko? Ceceka Rena, rekera gukomeza kunshinza ibyaha kuko njye ntabwo ndi umujura, ariko ntabwo nakubwira ko umujura. Umva, nimba mushaka gukomeza kunshinza ubujura, njyewe nanakwigendera kuko muri kunesha umutwe murambangamiye byatara, ariko niyo wagenda ntacyo byadutwara we. Urumva se uramutse ugiye twahomba iki? Wowe ahubwo ushobora kuba uri umujura. Umva muceceke birahagije. Ngira kumva azamura ijwi rye. Hano baratuza bararebana, umwe ari gushinja undi ubujura. Tugaruke hano. Hano Rena ari kumwe n'umuntu tubona ameze nk'ininja, nimba ari igisambo bwoko ki, nimba ari we wayagambaniye, sinzi ibyo barimo banabaciringa. None se mwana ko turi kuvuga ibi ngibi, uriya mukobwa buriya ntari kutwumva? Uriya mukobwa se reka uriya ntumugireho ikibazo. Ntabwo n'ubundi ntabwo yakumva ibyo turi kuvuga kuko afite ubumuga bwo kutumva. Uriya ntabwo utera impungenge rwose, ntabwo yabyumva, yifitiye ubumuga buraho. Ariko kubera iki wizera abantu ushaka? None se mwana, boss wawe wamaje kumukomveka ko yamaje kwemera ko ayo mafaranga yabuze? Bigaragare ko hano hari Rena n'uno mujama ari bo bagambaniye ari amahera, sinzi icyo bashaka kuyakoza. Undi ufite ubumuga araza bacaho nk'utabu, nimba yawumvishe nawe hari igihe njya ngira amakenga mvuga ntiwabona yumva ahubwo akabyihorera. Ariko Rena uzajye utinya abantu baba bari smart, uriya nawe ashaka kudukoraho. Twigarukire hano turabona Josephine yatuje, bamushinjije ubujura kandi atigeze abukora. Nuko yatuza yababaye byatari kubona umuntu akubwira ngo yabuze amafaranga yangiza akagushinza kuyiba, kandi ubizi neza ko nawe watwaye aba ari ikibazo. Kandi utangira ukibaza utari ko se ubundi ubukweri aba bantu bamfata bati? Hano bosi wacu Fred yaraje yicara aha ngaha, bitekereza aravuga ati madamu noneho ndamwegera mpereye hera ko nzi ko byagenda kose yaba yarakaye. Yicaye hano arabyumvira, arangije bimwanga mu nda, arahaguruka araza yigendeshwa, azavugiriza rwose. Ubona ko nawe agiye gushaka impamvu y'aho ahera kugira ngo aganirize mushuti we biyumvanemo nk'uko byahoze hatarazamo kari agatotsi ko kwibwa amafaranga. Yaraje amwicara iruhande aramubwira ati tugaruke hano, bano nabo baracyarimo kuvuga atari kuse ubundi mbwira, ubundi boss wawe uramukunda? Ako se we kubera icyo uri kumbaza icyo kibazo? Nyamara ushatse wambwira, ngenda kubaza icyo kibazo kuko nzi impamvu. Uramukunda Fred? Ngiye mukunda? Reka da, reka nawe nkunda ishwi. Gusa nyine mba numva twashyingiranwa, ariko nyine ntabwo byashoboka. Nibyo nkubwira nyine, niyo mpamvu nkubwira ni boss wawe ugomba kuciringa nyine ukareba ko wamwigarurira. Sha biragoye tu, gusa nyine kuva yaranyizeye akaba mbitse amadokima
buri kimwe cyose akimbitsa urumva ko mfite uburyo bwo kuba namwigarurira. Okay, sawa ngagenda nyine tuzaba tureba. Josephine, sha nyine umbabarire ku byatambutse, nari mfite umujinya, ntabwo nashaka kugushinja ubujura. Ndaricecekera. Nyine urabizi biriya byabaye n'utuntu duto nyine ntabwo byabura, gusa nyine umbabarire mukunzi wanjye. Wimpamagara umukunzi wawe, kubera ko urukundo rwanjye ndabona rushobora kuzarangira. Nimba wowe utabasha kundefanda, ahubwo mugakomeza munshinza ko naba nabatwariye amafaranga, ubundi ubwo icyizere umfitiye ni iki? Ariko nakubwiye ngo umbabarire mwana. Basi tekereza ku mutima wawe umbabarire, kuko ngenda gukunda ntabwo biranabikoze kubwo kukwanga. Bafatana mu biganza. Josephine ati okay, ndakubabariye. Sha urishyura urambabariye? Yes, ndakubabariye. Ntubizi se? Erega buriya urukundo aba ari imbabazi, kandi nanjye urabizi ndagukunda. Ubwo se urumva impamvu ntakubabariye ari iyi? Sha urakoze sweetheart. Tugaruke hano, turi kubona hano Fred ari kuganira n'undi musaza, bwa mbere tumubonye muri aka gasizoni kacu. Ariko kumubwira ati uncle, nyine urabizi ko daddy yagiye yapfuye, ariko ibintu byose urabizi ko yabinsigiye. Gusa nyine wa mukobwa tubana mba numva nyine nshaka gushyingiranwa nawe, ariko nubwo nshaka gushyingiranwa nawe mbona njyewe atankunda, ahari sinzi, kuko nk'ubu ngubu twibwa amafaranga kandi ndakeka ko ashobora kuba ari we wayitije. Ubuse namwizerane, kuko ndi kubona nshobora gutakaza igihe ngo ndashyingiranwa nawe, yarangiza akampinduka. Ndakumva Fred, gusa hari ikintu ugomba kumenya. Buriya amafaranga ntabwo ajya agura urukundo. Amafaranga ntabwo agura urukundo rwose. Buriya amafaranga ni nk'amababa, isaha ku isaha wajya kubona ukabona aragurutse. Ubwo rero ushatse wafata igihe cyawe ukabitekerezaho, urebe nimba koko atari amafaranga amugenza. Ubanze ubitekerezeho, ufate akanya gahagije, mugumane, umwige, ubanze urebe imico ye n'ingeso ze, ubanze ubisobanukirwe, kuko buriya umugore n'umwana wundi. Nyine icyo ngomba kukubwira cyo ntabwo sinzi, gusa komeza umugerageze urebe. Ndabyumva concret, gusa nyine nanjye biri kungora, ko njye ahora nyereka ko nyine ashaka kujya mu rukundo nanjye, ariko nyuma nkabona wapi. Umva umusore wanjye, papa wawe twari inshuti, nawe yaba akiriho aba akugiriye inama nk'izi ngizi nkugiriye. Ubwo rero ikintu ugomba kumenya, niba umaze gukura ukaba wumva ushaka gushyingiranwa, ariko ikintu ugomba kuzajya umenya nk'umwana w'umuhanga, urukundo ntabwo rugurwa n'amafaranga. Wowe banza ubirebe neza nimba uriya mukobwa ari mu rukundo, apana guhubuka. Tugaruke hano, Fred yaraje yegera Josephine. Josephine amutunganyiriza agakora, arangije amubwira ati mwana wambaye neza kabisa mpijana. Umva se uyu munsi ngiye guhura na mama wawe, ese waretse twajyana? Oya ntabwo twajyana, ntabwo niteguye. Kubera icyo utiteguye? Sha nyine ntabwo nshaka kujya iryiriya, kubera ko hariyo ibintu bitari byiza bishobora kunyibutsa. Ntabwo nshaka kwibuka ibintu byabereye hariya. Kubera iki? Ni ibihe ibintu udashaka kwibuka? Wabimbwiye. Aramureba ati Fred, ndagukunda urabizi, kandi ndanagukunda cyane. Basi reka mbe ndi hano, ariko ureke kumbwira ngo ngiryiriye. Fred aratambuka avuga ati nimba hari ibintu mpishe nyine udashaka kumbwira, reka tubyihorere gusa njye ndagukunda kandi cyane. Okay, nanjye ndagukunda kandi bayi wiyiteho. Ubwo ngubwo Fred yahise atambuka, muramubona nyine umuntu ufite amafaranga uko agenda biba bitandukanye. Josephine asigaye yivugisha ati ndagukunda cyane Fred, nimba ari ibya nyabyo nimba atari ibya.
twigarukira hano turabona Fred yageze kwa nyirabukwe ati sha wambaye neza nukuri uragaragara fresh urakoze mama sha biragaragara ko wowe n'umukobwa wanjye mushobora kuba mumeze neza kuko urebeye inyuma sha sawa kabisa tumeze neza nari umva nyine nkubwire ikintu nagushakiraga hano tugaruke hano Josephine phone iri gusona ari gushaka uburyo ajya kuyitaba mu ibanga rikomeye ntumbaze ngo agiye kuvugana nandi yaraje kumbe wa mutipe wacu Osborne aracyamwirukaho aracyamuhamagara kandi byari byararangiye baratandukanye Josephine kugera hano asanga wa wundi ufite ubumuga arahari Osborne nawe ari kuri phone ari guhamagara Josephine nkundura tugaruke hano mva nyine shaka impamvu naguhamagaye mfite ikibazo gikomeye uko ndeba uku nguku nyine urabona kuri 13 nibwo nzishyura nyir'ibyondo kwezi kw'inzu kuzakwarangiye kandi ubu nta mafaranga mfite ubwo rero niyo mpamvu najya ngo nkwa kubufasha bw'amafaranga rero nimba ubona hari icyo wamfasha wabinkorera inzu iyihe iyi ngiyi niyo uvuga wishyura ayo mafaranga yego usibaye kwishyuza bayireba hano tugaruke kuri Josephine ari guhamagarana na Osborne ariko nakubwiye ntuzongeye kumamagara umutipe ati ndabizi ariko nyine makafaveri mwana ndumva nshaka kumenya ahantu uri aka kanya ariko nakubwiye ngo byibagirwe umuhungu ati mbabarira hari akantu nshaka kukwereka undi ati ni agaki areba hano undi ati nyine ni akantu k'ingenzi wowe reka mbanze mbonane nawe ubundi ako kantu uzahita ukabona mbabarira mwana nzi umva sawa reka nze nkohereza amerekezo y'aho uri buze sawa urakoze tugaruke hano nyine nta wundi muntu mfite wo kuba nakwaka amafaranga reka njye kubaza Josephine tubyigeho turebe ko twaguha oya mbabarira ntubibwire Josephine kuko Josephine ntabwo ari umwana mwiza reka bebe ibyanjye hagati yanjye nawe Josephine ntabimenye sawa ngiye kureba uburyo naza kuyakohereza nzayakuzanira ejo urakoze sweet heart amwita sweet heart kandi ari umukwe cyo kora nyine ntago nakuvana amawe reka mbe nkukubise kano ka bibiri ubu kifashisha nukuri urakoze cyane mwana we wagira umukwe yagira wowe hano tugaruke bwa nyuma na nyuma noneho yemeye ko duhura bubi na bwiza tuzasubirana ubwo ni Osborne uri kubyivugisha tugaruke hano Osborne bamuhaye amerekezo ubwo nimba ateze akamodoka ntumbaze umva nyine nugera ahantu bita kuri Bantama High Street ubwo ni umuhanda muremure wowe urahita ubwira shoferi aguhagarika aho ngaho namara kuguhagarika uhita umpamagara ndahita nza kugutwara sawa Osborne ninde hano Fred yahise amugwa gituma ati Osborne ninde ariko iryo zina nta wundi munsi nigeze kuryumva ahita yibuka hano bari kuvuga kuri Osborne igihe wa mushuti we benda kujya ku bana basanze bavuga Osborne kuki nongeye kumva iryo zina Osborne akabo karashobotse Josephine yaguye mu kantu nuko agasizoni kacu ka episode 4 karangiye ubwo ni ugukurikira ka episode ka 5 ciao ibyo nibyo tuzabona muri episode ya 5 katurindire ndabakunda cyane mwe mukore subscribe kugira ngo nibingibi bitazabacika tuzabona muri episode ya 5 ndabakunda cyane What's up peoples ndizera ko karaka video kabashimishije niyo mpamvu mbasaba kujya mukora subscribe kuri Edmond Art 250 kugira ngo n'utundi video twose nzajya mbakorera tujye tuza tubonere ku gihe wowe ikintu ugiye kunkorera kora share ukore like ndetse na comment uyikore gusa subscribe please ndabinginze nimuyikore kugira ngo tubashe kuzamurana murakoze ciao